Asante sana cyane tugusuhuze wowe ukurikirana ibiganiro bya Wisdom TV Rwanda, katwifurize gukomeza kugira ibihe byiza aho uherereye hariho hose. Waba uri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda turagusuhuje, ariko by'umwihariko wowe wamaze kuba umunyamuryango wa Wisdom TV Rwanda, ukabasha kudukurikirana umunsi ku munsi. Wakoze guhitamo amahitamo meza channel ikubereye, channel yawe iguhereza amakuru mu buryo butandukanye, yaba ya politike, imikino, imyidagaduro ndetse n'ibindi byose, ariko ukabasha kwibonera ku gihe. Narakubwiye ngo uyu mwaka ni mugari cyane, dufite gukora, harimo ibintu byinshi cyane. Kigali imihanda iba yanze, yaba yakara hakajya he. Ngira ngo murabizi yuko uyu munsi ni kuwa kabiri, umunsi wa kabiri w'icyumweru. Abari mu mirimo itandukanye dukomeze kubifuriza gukomeza kugira imirimo myiza. Abari mu bice bitandukanye rero, aho waba uri hose ariko ukaba ubasha kuba ujya umweka umwuka w'abazima, ujya ubasha gushima Imana, tugusuhuze kandi tukubwire ngo imbaraga zawe nizo byiringiro by'ejo hazaza. Tukwifurize gukomeza kugira akazi keza ndetse no kunogerwa na gahunda za Wisdom TV Rwanda. Uyu munsi ni kuwa kabiri rero, nk'uko tubivuze, ibintu muri Kigali byakomeje kuba ibindi, aho mumaze iminsi mukurikira ku nkuru y'abana batoya cyane cyangwa se y'urubyiruko. Hariho abakobwa 6 ndetse n'abahungu 3 bisanze mu bikorwa by'urukozasoni cyangwa se byo gufata amashusho y'ubwambure bwabo bakayasakaza ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi rero bari mu maboko ya RIB, aho bakomeje gukurikiranwaho kugira ngo barebe niba ibyo bakekwaho cyangwa se ibyaha bakekwaho niba ari ukuri ndetse n'icyabibateye. Muri iki gitondo cy'umunsi, uyu munsi rero turimo turarebera hamwe ibihano bitegerejwe na Emeline cyangwa se Ishanga na bagenzi be mu gihe bahamwa n'ibyaha. Bwira yuko muri ibi byaha uko babikoze, tubibutse yuko bano bakobwa uko ari 7 ndetse ari 6 plutôt, ndetse n'abahungu 3, 7 ari bo bafunzwe, bakurikiranwaho n'ubundi ibi byaha. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yitwa Dr Murangira Thierry aherutse kwemeza ko batawe muri yombi ari abantu 9, barimo abakobwa 6 ndetse n'abahungu 3 bagaragara mu mashusho amaze iminsi asakazwa ku mbuga nkoranyambaga bakora imibonano mpuzabitsina. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira yatangaje ko bakurikiranwaho ibyaha birimo gukoresha ibiyobyabwenge, gusakaza amashusho y'urukozasoni mu ruhame ndetse no gukora ibiterasoni mu ruhame. Nyamuneka ibintu ntago aba ari sawa. Nubona ukoze ikintu kidahuye n'amategeko cyangwa se n'umuco, ujye umenya yuko isaha ku yindi icyo ngicyo ari ikintu uba ugomba kwirengera, kandi byanga bikunda gishobora kugira ingaruka nziza cyangwa mbi. Turimo turarebera hamwe n'iki amategeko avuga kuri ibi byaha. Icyo gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye, iki ngiki ni ukugira ngo ndashaka kugira ngo tugendane hamwe, dusome ikintu ku kindi. Ku byerekeye icyo gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa. Icyo gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa, ni ukuvuga ngo kwa kundi ugenda ugafata nyine video ukazishyira ahagaragara. Ni ukuvuga ngo nyine cyaho umuntu akora, niba wenda urugero ufashe video, ufashe kamera ukayisetinga, ufata amashusho wambaye ubusa, ya mashusho nyuma yo kuyafata warangiza ukayasakaza ku buryo n'abantu agera ku bantu benshi, kuko computer cyangwa se mudasobwa murabizi yuko ni ikintu gisensibiliza ibintu, sibyo? Uwo gihamye ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5, n'izahabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya 1 miliyoni ariko atarenze 3 miliyoni. Murumva yuko ibyo bintu ntabwo ari ibintu byoroshye.
urumva ntabwo ari ibintu byoroshye. Nujya ujya no gukora ikintu ujya umenya nibura n'itegeko rigihana, umenye uvuga uti ese kino kintu ni ikintu nakwirengera. Gusa n'ubundi uko byagenda ko si ikosa wakora, n'ubundi warikoze ubizi, uzi n'ingaruka. Icyaha cyo gukora ibikorwa byerekeranye n'ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 cyangwa imirimo y'inyungu rusange. Ni ukuvuga ngo ahangaha ni hahandi basanga wa muntu yarakoresheje ibiyobyabwenge hari ikintu runaka utagomba ubundi kurenza. In case wafashe wenda urugero agahiye ko kwinywera, ariko hari igipimo runaka nyine. So urumva rero iyo washyizemo rwa rumogi cyangwa se n'andi mataba afite uburemere, bakagupima bagasanga hagaragaye yuko wavanze imiti cyangwa wavanze bya biyobyabwenge, uhanishwa n'urukiko igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 cyangwa imirimo y'inyungu rusange. Ikindi cyaha bakurikiranyweho ni icyo kumviriza ibiganiro, gufata amashusho cyangwa kubitangaza. Ugihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe. Icyaha cya nyuma bakurikiranyweho ni icyo gutangaza amakuru y'urukozasoni hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga. Ugihamijwe ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2. Mu ngingo y'156 ivuga ko kumviriza ibiganiro, gufata amashusho cyangwa kubitangaza umuntu wese kubw'inabi mu buryo ubwo ari bwo bwose wivanga mu mibereho bwite y'undi akoresheje. Cya mbere, kumviriza cyangwa gutangaza amagambo abantu bavugiye mu muhezo atabiherewe uruhushya. 2, gufata ifoto, amajwi cyangwa amashusho cyangwa kubitangaza nyirabwo atabitangiye uruhushya abakoze icyaha. Hano rero hari amategeko bihana umuntu wese uhamijwe n'urukiko gukora kimwe mu bikorwa bivugwa mu gika cya mbere cy'iyi ngingo ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe n'izahabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Umuntu wese ukora ibiterasoni mu ruhame aba akoze icyaha. Iyo ahamijwe n'urukiko ahanishwa igihano cy'igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2. Itegeko nomero 60/2018 ryo kuwa 22 z'ukwa 8 2018 yerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga. Mu ngingo yaryo ya 38 ivuga ko gutangaza amakuru y'urukozasoni hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga, iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 6 ariko kitarenze imyaka 2 n'izahabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2. Iyo ubutumwa bw'urukozasoni buvugwa mu gika cya mbere cy'iyi ngingo budahuye n'ukuri cyangwa bureba umwana, uwahamwe n'icyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'izahabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 3. So rero inshuti bavandimwe murabyumva, ni ibihano byerekeye n'icyaha bakoze cyo gufata amashusho ndetse no kuyasakaza. Igikorwa navuga yuko kitari cyiza cyane habe na gato, kitari cyiza cyane. Icyo twakwifuza nuko bahinduka, twakwifuza nuko twabona bari hanze bari muri sosiyete bubaka u Rwanda cyangwa se bubaka igihugu cyacu. Mu bigaragara n'abana batoya, kuko byagaragajwe yuko bari hagati y'imyaka 20 ndetse na 28. Ni urubyiruko u Rwanda rukeneye, ni urubyiruko sosiyete ikeneye.
n'urubyiruko, ababyeyi, inshuti, abavandimwe rukeneye. So icyo twabifuriza ni uko bataheranwa n'ibihano cyangwa se bataheranwa na gereza, ahubwo nuko bakwemera icyaha bagasaba imbabazi bakagaruka muri sosiyete bagafatanya n'abandi kubaka u Rwanda rwababyaye. So iki rero nicyo amategeko ateganya. Ibyaha bakurikiranyweho birimo gufata no gusakaza amashusho y'urukozasoni ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se kuri mudasobwa. Ahangaha haruguru twabasomeye icyo amategeko ateganya ndetse n'ibihano bashobora guhabwa mu gihe bahamwa n'ibyaha bakurikiranyweho. Icyo twabifuriza ni uko basaba imbabazi cyangwa se bakwemera. Buriya nemera yuko umuntu adakosa, ahubwo iyo umuntu yamenye ko yakosheje habaho gusaba imbabazi no kwikosora. Uru ni urubyiruko rwakabaye ruri muri sosiyete rwigisha gukora imirimo y'amaboko ikabagirira umumaro. So rero ntabwo twabifuriza yuko bafungwa cyangwa se bafata icyo gihe cyose bari muri gereza. Icyo twifuza ni uko bahinduka. So guys, mwebwe mudahwema kudukurikira kuri Wisdom TV Rwanda, turabashishikariza yuko update zose ziri bugende zibaho dukomeza kuzibakurikiranira tukazibahereza, kandi turusheho kubakangurira kubagira inama, ababageraho, abasengera bagira gute, kugira ngo n'abana batoye n'u Rwanda rw'ejo, nibo babyeyi b'ejo, nibo bayobozi b'ejo, nibo Rwanda rwacu rw'ejo. Umuntu uwo ari wese w'uyu munsi yakwifuza ejo n'ejo bundi kuzababona hari ikintu bagejejeho igihugu cyacu. Se wakigezaho, ni gute wageze igihugu ahantu nawe ubwawe utaragera aho wigeze. Ngira ngo mu minsi ishize nibwo umukuru w'igihugu cyangwa se umubyeyi wacu yavuze ko mu gihe ushobora gufata ubwambure bwawe bw'ubusa ukabushyira hanze, byerekana yuko no mu mutwe ariko haba hameze. Ariko icyo twakwifuza ni uko nk'uko ubuyobozi bwacu cyangwa igihugu cyacu kibidukangurira gukoresha amaboko yacu tukiteza imbere, ko twakwifuza yuko nabo bavayo nibura bamenye icyo gukora, bagahinduka, bakihana, bakabona yuko gukoresha amaboko ari byo byiza kurenza uko bajya kwangiza umuco twese nk'abanyarwanda dusangiye duhuriyeho, umuco ugayitse. Hari imico tugenda dutira mu bindi bihugu bitari ibyacu. Uyu ntabwo ari umuco w'abanyarwanda, abanyarwanda ntabwo babayeho muri ubu buryo. N'iki se ujya kwerekana wa mugani abandi badafite? Ibi ni ibintu, ubuzima bw'umuntu ibigize umuntu twese turabisangiye. Niba uri igitsina gore usangiye na mugenzi wawe ufite uko Imana yakuremye, ingingo Imana yaguhaye ntabwo ari izo kugira ngo ujye gushyira hanze ku karubanda. Imana barazigaye kugira ngo zikoreshe neza, uzubahishe Imana kandi uzubahishe igihugu cyawe, uzubahishe ababyeyi bakwibarutse, uzubahishe n'igihugu muri rusange dusangiye nk'umuco twese w'abanyarwanda. So rero mwakoze cyane kudukurikirana. Gusa nkwibutse yuko niba utarakoze subscribe wayikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Niba uri mu Rwanda, niba uri hanze y'u Rwanda, ukabasha gukurikirana ibiganiro Wisdom TV Rwanda ikugezaho, twakubwira ngo warakoze kugira amahitamo meza. Niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi waduhereza, nimero zacu ziri muri description, ushobora kujyamo tukaganira, ukatwandikira, ukatubwira hari igitekerezo nshaka kubaha, hari inama cyangwa se hari ubuhamya mfite, tubasha kuganira. Ndetse icyo gitekerezo nubwo natwe gihereza ariko gifasha, hari urubyiruko, hari abantu, imbaga nyamwinshi ushobora gufasha. So guys, mwakoze kubana natwe, mukore subscribe kugira ngo dukomeze kubana no mu biganiro byacu by'ubutaha. Niba utarakora subscribe, genda hari hasi, hari ahantu hari akazogera ugakandeho,
nurangiza wemeze uzajya ubona notification zacu za buri munsi kugira ngo breaking news, update news zose zisohoka ujye uba uwa mbere mu ba mbere badukurikirana babasha kubona izo updates. Kubana namwe ni ibintu by'igiciro, kubana namwe ni ibintu bikomeye, kuba mwemera gufata umwanya wanyu mugakurikirana ibiganiro byacu bikomeye cyane. So asante sana, reka tubashimire cyane mwakoze kubana natwe.